Ndagushuje inshuti wowe ubasha kumva ururimi ndi kuvuga. Iyi nkuru nzanye niyo kugukangura ndetse no kukwibutsa ko nta mpamvu n'imwe ihari yo kwizera umuntu utazi, cyane ko na Bibiliya ivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Inkuru ngiye kubanyuriramo ni y'umudamu ukomoka muri Kenya wahuye n'ibibazo bitoroshye ubwo yizeraga umwana w'umuntu bikarangira amutaye mu kagozi. Uwo mugore ndi kuvuga yitwa Margaret Nduta, akomoka mu gihugu cya Kenya. Uyu Margaret Nduta yaje guhura n'umugabo nawe ufite inkomoko muri kiriya gihugu cya Kenya. Uwo mugabo aza kumusezeranya ko yabasha kumuha akazi, akamuha akazi mu bihugu byo hanze. Rero nk'undi wese ufite ubushomeri wumvise akazi ko hanze, kandi uretse n'ufite ubushomeri, abenshi iyo wumvise akazi ko hanze y'igihugu cyabo barashiduka bakumva ko bagiye kuba bakire. Nibyo byabaye kuri Margaret Nduta wasezeranyijwe akazi ndetse akanemererwa guhabwa ibyangombwa byose byamufasha kugira ngo abashe gusohoka igihugu yerekezaho bamubwiraga ko ari bubone akazi. Rero nyuma yo kwemererwa akazi nawe yabyemeye nta kuzuyaza, kuko yumvaga ko amateka y'ubuzima bwahindutse. Umugabo wamusezeranyaga akazi nawe yamushakiye ibyangombwa bwangu, amushakira pasiporo ndetse na visa. Igihe cyo kugenda kiragera, niko gufata igikapu Margaret Nduta agipakira imyenda. Undi nawe uwo mugabo afata igikapu agishyiramo kokayine igera ku biro 2. Aza kwangira Margaret Nduta gutwara igikapu cye, ahubwo amubwira ko imyenda yagomba kwishyira muri icyo gikapu uwo mugabo yari yashyizemo kokayine cyangwa se urumogi. Gusa igitangaje ndetse kinababaje nuko Margaret Nduta atigeze amenya cyangwa agasobanukirwa ibyashyizwe muri icyo gikapu, ndetse ntiyigeze agira n'umutima wo gucekinga ngo amenye ngo ni ibiki ngiye gutwara. Yafashe urugendo yerekeza ku kibuga cy'indege, ajya mu ndege yerekeza hanze mu byishimo byinshi, yumva ko agiye gutangira akazi, kuko bari babwiye uwo bagomba guhura, aho bagomba guhurira, akamwakira ndetse akajya kumuhesha akazi. Ibyo Margaret Nduta yatekerezaga nk'akazi cyangwa yari yizeye siko byaje kumugendekera, kuko yaje guhura na polisi iza gusanga muri cya gikapu cye harimo urumogi cyangwa se kokayine. Niko gutabwa muri yombi ndetse ahita afungwa. Uyu Margaret Nduta rero waje gufungwa yahamijwe n'ubutabera bwa Vietnam icyaha cyo gucuruza ibiyobyabwenge, ndetse aza no guhabwa igihano cy'urupfu, aho biri guteganywa ko uyu mudamu azanyongwa tariki 7 z'ukwezi kwa 4 2025. Uyu mugore Margaret Nduta w'imyaka 37 yatawe muri yombi muri Nyakanga 2023 afatiwe ku kibuga cy'indege cya Tan Son Nhat, nyuma yo gusanga mu mizigo ye harimo ibiro 2 bya kokayine. Mu iburanira rye, Margaret yavuze ko iyi kokayine itariye, ahubwo yahawe uyu muzigo atazi kirimo n'umugabo ukomoka muri Kenya. Namara kugeza uwo muzigo i Laos amuha amadolari 1,300. Ku wa 6 Werurwe 2025, urukiko rwo muri Vietnam rwahamije Margaret Nduta ibyaha bijyanye n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, rumukatira igihano cy'urupfu, ndetse bikaba biteganyijwe ko kigomba gushyirwa mu bikorwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 2025. Umubyeyi w'uyu mugore witwa Wangui yakomeje kugerageza gutakambira perezida wa kiriya gihugu cya Kenya William Ruto kugira ngo umukobwa we asabirwe kurangiriza igihano muri Kenya, gusa bikomeza kuba iby'ubusa. Ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi, ndetse iba n'isomo rikomeye ku bantu. Uyu mugore Margaret Nduta wahuye n'ibibazo bikomeye cyane, nk'uko ikinyamakuru VN Express cyakomeje kubitangaza. Uyu mugore Nduta
w'imyaka 37 yari yahawe akazi ko gutwara iki gikapu agihabwa n'uyu mugabo wo muri Kenya, ndetse ikibabaje nuko uyu mugabo atigeze anamenyekana. Iki gikapu kikaba cyaragombaga kujyanwa kirimo ibi biyobyabwenge kikagezwa muri Vietnam. Ariko mu miterere y'iki gihugu cya Vietnam ntago hemerewe gucuruzwa urumogi nkuko hano iwacu natwe rutemewe. Kandi urabizi neza ko ikintu burya kitemewe mu gihugu kiba gifite agaciro cyane kuko kiba gihenze ku rwego rwo hejuru. Rero yaje kwisanga ajyanye uru rumogi muri ibi bihugu bitarwemera, ndetse ikibabaje kurusha ibindi nuko ari igihugu kigikoresha igihano cy'urupfu, kandi ufatanywe urumogi nk'uru ahita akatirwa igihano cyo gupfa. Ari nako byagendekeye Nduta. Uyu Nduta rero yumvaga agiye kubona amafaranga menshi, dore ko yari yemerewe 1,300 cy'amadolari y'amanyamerika. Ushyize mu mashiringi y'iwabo, aya mafaranga akaba ahwanye n'amashiringi 167 by'amashiringi y'amanyakenya. Ndetse ikirenze kuri iki gihembo Margaret Nduta yari ari guhabwa, amatike y'indege n'ibyo yari kuzakoresha byose byagombaga kwishyurwa n'uwo mugabo. Nk'uko iperereza rero ryagiye ribitangaza, uyu mugore Nduta yatangiye urugendo rwe tariki ya 7 Nyakanga 2023, ndetse yagiye anyura mu bihugu bitandukanye kugeza yisanze aho yagombaga gushyira uyu muzigo. Umuzigo wari urimo kokayine. Ubwo yari akigera muri Vietnam mu gihe cyo gusaka imizigo, nibwo hatahuwe ibyari biri muri icyo gikapu yari afite. Basangamo ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa narcotics bigera ku biro 2. Rero rwose kumusangana ibiyobyabwenge mu gihugu cya Vietnam ni ishyano ryari rimuguyeho, kuko muri Vietnam nta mikino bagira. Bakigufatana urumogi, bakigufatana kokayine, nta kindi gihano kiba kikigukwiriye uretse igihano cyo gupfa. Nibyo rero byamubayeho nyuma yo kwizera umuntu atazi. Ibi ni isomo rikomeye kuri buri muntu uwo ari we wese, dore ko dukunze kwizera abantu batwereka ko badufitiye impuhwe, abantu batwereka ko badufitiye imbabazi. Ariko se ni gute umuntu yakugirira imbabazi atakuzi? Ni gute umuntu yakwereka urukundo atakuzi? Oya, ntago amarangamutima nk'aya akwiye. Uyu mudamu rero Margaret Nduta ubusanzwe yabaga muri Kenya, abana n'umubyeyi w'umubyara ndetse n'umwana w'umwe yari afite. Yarabayeho ubuzima buciriritse ariko bumuhaye amahoro. Nyuma rero nibwo yabonye ishitamba atanurwo yari yambaye, atangira kwizera ibitariho, yumva ko akize, nyamara ahubwo ariyo nzira y'urupfu rwe. Margaret Nduta yijejwe ibitangaza rwose, cyane ko yabwirwaga ko namara kugeza icyo gikapu muri Vietnam uwagihereza azahita amuha akazi, kandi akazi keza, akazi kazatuma amateka yahinduka. Naho nyamara ahubwo inzu y'imbohe yari imutegereje, ndetse nyuma yo gufungwa n'urupfu rumutegereje. Icyo nababwira cyo nuko Margaret Nduta ategereje kuzicwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka turimo. Ariko igihugu cy'iwabo cya Kenya gikomeje gutakambira Vietnam ngo bagenze gake icyo cyemezo bafashe, bagerageze kuba babivuganaho, barebe ko barokora ubuzima bw'uyu munyagihugu wabo Margaret Nduta. Reka twizere ko hari igitangaza Imana izamukorera akabona acitse iki gihano cy'urupfu. Gusa ntibyoroshye. Ibi byaduhiriye isomo twakuramo nuko utizera buri muntu uwo ari we wese tubonye, cyane ko no kwizera umwana w'umuntu nabyo ari ikizira nk'uko Bibiliya ibitubwira. Kuko burya mu miterere y'umuntu akenshi umuntu akwereka ko agufitiye imbabazi cyangwa impuhwe, hari izindi nyungu runaka zihishe ari kugushakaho. Niyo mpamvu bidakwiye gufata icyizere cyawe ukimarire ku muntu, ahubwo wagakwiye kugira n'uburyo bwo gushishoza no gutekereza byimbitse
ukamenya impamvu runaka iri gutuma umuntu akwitaho cyane. Murakoze abari bakurikiye Omola TV. Ubaye utarakora subscribe, kanda kuri subscribe maze tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda. Omola TV.